Hello, hello, how are you? Ndabasuje mwese abanyarwanda, abanyekenya, abakongo, mwese hello, abari muri Canada, abari muri Amerika, mwese turabashuhuje cyane. This is luxury lifestyle. Ndabakiriye kuri kamera, ndabakiriye kuri YouTube channel yanjye, ndabiyegereje mwese, ndabasaba kugira ngo mumpe subscribe, mume like, mume comment, reka mbasanga aho ngaho mwaje kunteza imbere kuri aka gacano nakanyu nakabahaye nanjye mwumva mujye muvugira aho ngaho tubabone aba tudaherukana mutuganirize tubabone muturamutse haba nakiriye umutumirwa wanjye yaje kunsaba akaba yitwa Nyakinshasa. Hello. How are you? Yatashimwe. How are you? Yatashimwe. Amahoro mama. Banezerewe kandi muri mugoro. Tukumbaye kuko mbanyumva meze muri YouTube channel yawe twagutse. Nyakinshasa Authentic TV. Authentique. Muze mukora Authentique. Maze ni byiza ngiye kurihindura nanjye muri Authentique. Niba ngo ni joli. Ngo joli. J'aurais bouté, socré bouté. Omba. Forget to go twagiye. Hello. Na nukizereza kugisubiza. Ariko nishwe na fanda urugo ndi ruhari gabura mwakanya kurinda. Nkonta ushaka ko ndamwe ni ko ushaka amashereka sizi. Ushaka ikivuto. Ni ushaka mwana wada. Mwana w'umuntu. Nakibona. Kandi ndagwishere kandi uyimari. Kandi ubyaka za kubita ku muntu. Arya iriya bakaminyaga. Inkongoro. Nabwo inkongoro z'inkongoro. Amasane z'ikonje. Nyamanure mu yene twaga. N'ubugari bw'iki? Kakao. Kakao. Ayo twebwe mu kintu. Gatimba. Cyangwa tufate gatimba. Niwe yambeshejeho ga. Kubwira abantu muri gusanga ubwanza. Ubwanza ni abantu mutaza mugabura mufite uzo kujya mu mazi. Iyo niyo message twazanye. Nimba uzi ngo ufite umushitsi wamara kugira umushitsi mu rugo rwawe ufite ifu ufite umuceri ufite imboga ese ako kagafukuje akagakombe mwambona kite konda gaburira umugwayi se nawe uraye ari buhwere konda mugende mwige kugaburira abantu igosha umuntu nimba yagusha inzara ni mugaburira ajya hage nanone nyine avuge ngo nyakisha nge ntangazwa n'abantu waciye mu buzima bubi si wowe gando ndatanga example wewe example je nabuciye kandi nawe wabuciye reba iriya nzara iriya nzara ikakubabaza bwacyo wagirirwa neza n'Imana ukasuzugura abantu yeme abashitsi muzozi wanje ukagira amafaranga ukananirwa guhereza umuntu uzi wasize ubabaye gumwereze n'ijana ariko mwabaye gute kandi isi yaba nziza tubaye beza n'ukuri yaba nziza umuntu reba ufite amafaranga 5 hari umuntu udafite n'ijana kandi uzi ko afite abana se wamukubitiyemo ukubitiremo Imana izagumugisha nyama nimba kadeta afite imboga ngize umushitsi hari kuntu ubona umushitsi arashite nta mboga ufite ariko uzi ko mugenzi wawe azifite none ndamwakadete nkambwira ngo unyarurire imboga uye nuzaze kunambi apana nkeya nuzaze ngumbwira uzaze wa ufata no kubwira ngo imboga zitari nkeya impezi imboga ngize umushitsi kandi ntahayicaranywa ibiryo nabyo kamucumbira umutsima nkawuzingazinga uha utumuka umwose ibiryo akaza burya huhiriza kubera gushuka urehiriye neza namara kamugaburira kamwishimira nkamusekera reka mbigishe kuri iki yewe reka mbigishe kuri iki uzafata ibiryo uzafata umuceri n'ibishyimbo sibyo wenda duke udushira ahantu utubika ahantu tumara iminsi tutari muri frigo urebe ukuntu ibyo biryo bimeze ntabwo ibiryo ntabwo ari byo kwimana mani mujye mutanga ibiryo mujye mutanga amafaranga arashira nyine kandi wayimye abantu
arashira ukaza warayabimye warababwiye nabi ukaza n'ubundi ukabasanga muri bwa bukene Luxury mukabubanamo. family please Yeme reka dushigikirane Abantu ubabaye bo kuri mumufashisha ni Luxury luxury mugende mugire Lifestyle. umutima mwiza rero Nukuri. mugire umutima mwiza Mugire umuntu umutima utazugaburira abashitsi dufashanye umuntu utazugaburira abashitsi abashitsi nabo se hari abatabagaburira ubundi umushitsi ni nk'umuvu hari abatabagaburira sho yicane yaje mu nzu yawe yicane oya Abantu ku bushake cyangwa hakaba- yabuze ushake neza cyane hakaba n'abandi mutanga ibiryo muvuga nabi izina rya Yesu Mukavuga ntuzabimenyeho uzambabaye abo bandi ntabonaga Mhm. ariko nyine kubera ko tugenda duhura n'abantu benshi batandukanye hari abantu bakubwira ati jewe mu familia runaka yagize gutya si ngombwa ngo Oya, tuvuge izina sha. uriyizi nimba uzi ufata abana ba muramu wawe ukabafata nabi abana bacumbitse mu wawe tubagaburire ngo bajye bahaga kandi mwari muzi ko abo bana ari ubutunzi mwari muzi ko abo bana iyo bakuze bakwibuka None. bakakumerera neza ufata umwana gutyo nabi kubera hakaba abandi mufite imfubyi muri abatunzi mufite amafaranga mu muryango w'iwanyu mufite imfubyi mufite Amafaranga. abapfakazi mwarangiza mukaza mwirirwa mufata utwo dufaranga mukatujana mu bakobwa abandi mu bakobwa kandi Ha. abo ni ba dadi mugafata amafaranga abo gati wowe takito wababwira wowe ureke. babimenye ko twabamenye Igiseke. turabagaye umunota umwe wo kubibuka Umunota umwe. turabagaye turabagaye yewe ni ukuri niba Wowe- murumuna wawe yarapfuye cyangwa mukuru wawe Mm. agasiga urugo rwe nta bushobozi rufite Mm. wowe ufite icyo ubarushaho kurusha abantu uriga ushiri mwaretse tukabana abantu ni abantu baranahinduka ashobora kugufasha uyu munsi w'umwaka ubundi nta kibazo akaruha. yamfashije rimwe kandi akabikora afite umutima umutima mwiza basukunze ibyo birahagije umuntu njye hari umuntu reka nguheze sitori kade hari umuntu nagiriye neza i Burundi abantu b'i Burundi n'umuntu uzabona kino kiganiro w'i Burundi yarananyandikiye kuko uwo muntu yaje kunshaka mu nkambi y'i Musasa oya hari umusore nasanze mu bitaro ndwajije David mureke mbahezeho ubu buhamya bukeye uwo muhungu yitwa Emery kandi amusori kumuvuga ni mushiki wanje niba yarakoze Okay. neza agomba kuvuga Emery Ni neza? nije wakoze neza kuri we kuri we oh it's okay Emery yaje mu bitaro by'Ikiremba yarakoze impanuka Mm. imodoka yaramugonze ngo arangize aza nta murwaza afite ni ukuvuga ngo yari wa muntu uterura ugatereka muri po harya aryamye ukaja kongera kumera ukamugaruka naho nari muboneye ariko mbonye ukuntu agomba adafite umugwaza kubera ko nanjye nari ngwajije nkavuga ati ubuse mvuye Kugeza David na- ari nde wo ari nde gusigarana wamusigarana ndagenda ndabimukorera ngo buce musiga mu bitaro ndataha ndaza muri Kenya imyaka 10 yarishize ukuri aragenda aranshaka oya ava i Bujumbura ajya kunshaka n'ubu mfite nimero ziwe aragenda akababwira ati umugore wari ugira umwana w'umurwayi gutya na gutya kuko iryo zina ryo nari arimenyereye n'ubundi mu nkambi gutaka bamwitaga ngo wa mugore ugira umwana w'umurwayi nta nubwo ngira ngo bari bazi n'izina ryanjye ariko uzaduha n'ubuhamya bw'umwana wawe cyane noneho uwo muremeri agenda ari kunshaka Ahantu hose. akabaza bamwe ntibamenye abandi haje kumenya umumama umwe aramubwira ati umuntu umeze gutya na gutya na gutya ati amuheza nimero zanjye ndi Kamanyola muri Congo ntari kuri WhatsApp anyandikiye aravuga ngo baba baramuhaye nimero bye atagikoresha bimwe byo mvuye Kamanyola rero mbonye ko njya ku murongo kubera ko narimo nkoresha Kenya ngiye ku murongo usanga yaranyandikiye byarantunguye biranshimisha buriya niyo nje ko ntaranamwitayeho urumva nyine ntiyari kumenya nta nubwo yari kuzirikana ahubwo n'abantu n'abantu umuntu agira neza barangiza ntibibuke niyo neza yamugiriye ntabwo uri responsibility yanjye kukugira neza icyo nagukoreye cyose niyo kaba kangana uku ngo jya uguha agaciro mana jya uguha agaciro urumva nk'uwo mwana ukuntu azirikana ineza wamugiriye akavuga ati reka nze murebe mureke mbabwize ukuri yewe niba narakugiriye neza sinkwituriye neza wowe warangiriye neza ntumwituriye neza ni ukuri ko Imana ineza nagukoreye ntabwo izahera nzayiturwa n'abandi nabo bagenda bigamba ngo bagire neza abantu reka kwigamba ceceka ibikorwa bizivugira kuko ugenda ubivuga
kuki ugenda ubwira abantu ngo warafashije umuntu warafashije umuntu nta n'ikintu wamufashije noneho kinagaragara abe nawe nibura uwo ngo wamutwaraga kuri poko hari Emery abantu b'i Burundi muri Bujumbura turabaramukije abarundi Francine wowe nzaguhuza na Emery Francine n'umushiki wanjye nzaguhuza na Emery kugira ngo uzaheze abandi ubuhamya Emery arahari yarakize yarashatse afite n'abana babiri umva ibyo bintu byaranshimishije Emery umva ako nyine karagatemanyaje gato nari mbahaye kugira ngo twige gukora neza ukore neza nta nicyo gukora neza nta kintu gisa no gukora neza nta n'ikintu gisa no gukunda abantu nusanga umuntu yaguye muri mutaru nukuri uzomukuremo mutaru ni iki umuferege mu kinyarwanda n'umuferege mu kinyamurenge nibyo cyane abo noneho bazi igiswahili nusanga umuntu aragowe ufite icyo wamumarira uzakimumarira aho kugenda uvuga ngo uriya ibiki n'ibiki ngo murabona ngo noneho ubwiwe ngo barenda gupfa n'inzara ariko sibyo n'ibyo Imana ishimwe iminsi y'umuntu ntabwo tuyizi bro mujye muceceka buri muntu afite ibanga rye ngo nabitse ibanga ryawe kure Imana yabitse amabanga yacu kure y'imitima y'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu yes icyo nicyo nakubwiye yafashe ibanga ry'umuntu ikagenda ikariza kure y'abantu nibyo ya mbere sinzi umugore wavuze w'umunyamurenge ngo Imana igiye guherezagira umuntu ngo ntabwo igisha inama bene wayo ayiwe cyane Imana iyo igiye kuguhezagira umugani w'abarundi iyo Imana igiye kuguheza umugisha ubiza Imana oya iyo abantu baza kumenya ko uyu munsi authentic Nyakishasa azaba nk'umuntu wakuboneye mu Burundi urwaje umwana wawe noneho uyu munsi akaba arakubonye ugira ngo wari ubizi ko uzaba ukiriho icyo gihe ntawe wari ubizi niyo mpamvu Imana yabitse ibanga ryacu kure y'amaso y'abantu kure y'amaso y'abantu exa njyewe ko nzaba wabuhamya njyewe agati kateretswe n'Imana ngo tigaza gaherirwa n'iki amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze dufite ishimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze oh my god warinze imiryango yacu Mana ntacyo twakoze ntacyo Imana uyo uriya ndibuka i Burundi njanye David ku bitaro yemwe mureke nsomeho fata ubusa diamond nuko hari mw'ijoro icyo gihe i Burundi hari amatora tugiye ikiremba nkuru nziza tugize gutya umuganga witwa Nimbari Imana we witwa nde aracana haba ni umupapa w'umufurero muremure munini w'umwana mwiza pe umufurero abari Burundi baramuzi ikiremba muramuzi babaga hafi n'umutana muzamwandike aho muri comment mutwibutse umwana waje yakamye amaraso harimo undi mugore nawe akamye amaraso agiye kubyara turagenda imodoka ngo twigire imbere umushoferi witabye Imana ngo ni Adere muramuzi Adere aratubwira ati intambara yabaye mu Burundi ati imbere yanjye hari igiti kinini bakize mu muhanda ati none bitewe n'abantu ukuntu bameze sinsubirayo ngiye gusimba kuva nshutse nkangana gutya nibwo bwanje bwa mbere nabonye imodoka isimbuka niko yababwiye yaratubwiye ati buri muntu afata umuntu we amukomeze umugozi n'ibiki byose ngiye gusimba iki giti kugira ngo tugende nidupfa turapfa ariko ntabwo nasubizayo bano bantu imodoka yasubiye inyuma mbona ukuntu agurutse yise gutya imodoka irazima ngo izime buri muntu wese yumvishije Kristo ku mutwe wiwe umuririmbyi waririmbye ngo na nyuma ya zeri Imana irakora kabisa narabyemeye arangije ikintu yakoze yakije amatara y'ambiranse wumve ko twakishijwe n'amatara y'ambiranse bahita bavuga ngo hemwe ngo ni ba banyamurenge niho bareke nico cadukishije
none uyu munsi ndi kumwe na David wacu mfite amashimwe Nairobi nubwo uyu ntabuze ibimbabaza oya birahari ibimbabaza birahari n'ibishimisha birahari ngomba gushima Imana uko mu byiza no mu bibi ngomba gushima Imana ako ntabwo testimony ubuzima bw'imyaka 7 ngwajije umwana uko murumva ko ule ni papa uyo ni papa Papa Diamond no uyo ni papa iyo tutamukira naje hano simba ndiro ariko ndiho kubgaye mugirira abandi neza twige kugira neza twige kuvuga abandi neza twige kuzaza umuntu aduca ngo tureke ngo ese kuki abantu bangisha abandi kuki umuntu yangisha undi akanamwanga nyine bigafata kandi ibyo bintu ese wowe ubiziho hari akanosi ubiziho ugafata ugatsindagira umuntu ngo mwange kabisa sinzi ibintu bavuga ugasanga nushobora no kundamubwira ngo anyange ku ruhande hari abandi baziba utanzi anankunda je nk'abantu benshi banzi mu by'ukuri barankunda benshi bakanabimbira ariko kubera abandi bagenda bashyiramo batokoza bashyiramo udutokorwa bareke bariya nziboreka abantu bameze gutyo bazabangisha abandi mumeze nk'udusonga dutaze mumeze nka ryaza kinyokanyoka na majivu mumeze gutya bameze nka ryazo muzamwangisha abandi umukobwa ngo warunaka ngo ni ikirara ngo se kuramukunda ngo mushaka ese ikirara ninde utarabaye ikirara ahubwo oya ubwo burara mwarabukoranye uramuzi we biriya ni ninde wabarozi mwakwitonde mukamenya bazakubwira umuntu ukitonda ukabanza kumumenya nijya batarakuzi warushaje batakuzi ahubwo benshi ntabwo baba bakuzi uziko batakuzi agafata ikintu gusa agahimba akapfa guterera ibyo bintu mugende mu bizinga mutubabarire dukeneye abagabo ndi kaze mudusebereza iyo ngiyo maye wanjye tureka nawe ukeneye ntabwo umukeneye nta mugabo ushaka waracuze ndacura ariho ngicugwa uramushaka nimukadusebye ndacura ariho ngicugwa nimukadusebye yewe mureke tubeho namwe mubeho umutima mwiza bari muri Kristo mukundane ariko Yesu bamukura ariko iyo abantu bagira umutima mwiza muwonigirira n'ukuri umutima mwiza mutuzokubwira ngo ngira umutima mubi hanze oya nanje nawe jewe mfite mubi muzanyegere none ko bamaze kubapompa reka mbakomereza umutima ndi muhadagira umutima mwiza ahandi ahubwo mutuzi kwangisha akadeyi afite umutima utagira oya nta kintu gisa nahaga uwo muntu mumugendere kure nukuri mayimayi yitakenera ko abanyamurenge tuba muri Kongo uwo ni uko ameza arasa na mayimayi ariko umuntu wangisha undi abandi tumuhaye agasopo mukajya umuduha utoye gute umuzamu w'abandi yemeye ubugari nuko nyine atumva yumva ari guhita azamuka nari kumuha nyine urumva mutubabarire muduhereza agahenge reka iyi si ntabwo yatubabaza ngo namwe mukomeze mubabaza abantu mwaretse tukaba mu isi twisakaye ariko ntawe imvura itonyagira ndibuka cyane ufite igihumbi icyo cyagiwe n'icya mbere kuri urwo rugo aricyo gisigaye ngo nari maze gukodesha tuzabivuga wowe ariko nzavuga Imana mu kindi kiganiro yewe mureke nzobabwira Imana ukuntu nagiye gusenga mu kabiri nasize inzu yaje iriho amagufuri abagutanangiriyeho kangahe jeni kuva ubuzima bwacu bwose wasigira wiga byuka uzanga ingufuri rirakomago wajya kureba ugasanga ari nyirayo ibi ni ibitangazo kandi ko turavuga ubuhamya bwacu nta muntu turi kuvuga nawe nimba hari ibindi waba unyuramo bikakaye nshuti yanjye ndagukomeje umenye kwiba ari intege naje gusanga muri iyi si buri muntu afite desite yiwe nubwo yabitaragira ugomba guca muri ibyo bibi ukabicamo ariko umunsi wageze hakurya uzahura n'ibyawe kabisa nimukajye mucika intege nimukajye wiheba abantu bose niho baciye tube turashima Imana ko uyu munsi dufite ibiryo
ku meza turarura tukarya tukarya kera abana rige ntabaga bameze neza. tutabaga twifite njewe Naje. njewe ariko uyu munsi twanejejwe Ako reka mwazi. no kugarurira Imana icyubahiro Isi Imana. gusa. iyo Imana itabaho basi ngo tuvuge ngo nta Mana iriho tubayeho Iyo Imana n'abantu itabaho gusa kade n'ubundi natwe ntitwari kubaho. Ukuri, Imana tubayeho. yatanze umwana wayo kugira gusa ngo kutweza. tubayeho n'abantu ngo abantu ngo nibo ngo Ngo umuntu uko akwifuriza ngo ari kubaho. ntashobora no kugurisha akazi Halo. Imana yarabatangaje. Imana ni ikinya. Imana ntigira ubwoba. Imana ntizivuga ngo mu basita babuze. Imana ntizivuga ngo runaka ngo yabuze. Imana ntizivuga ngo iratuzirika iratuzi uko irakuziza umutima wawe izi niyo warakariye umuntu ukaba wamukorera ikintu kibi ibibizi impamvu yabiteye ntabwo imeze nk'abantu Imana ni data. Imana I love you Jesus. Nukuri kandi kuranyumva Jesus. Kuri kure nanjye ndagukunda nkunda Imana. Nabonye Imana irundu kibyara David mbona Imana ngongera i Burundi ndacangamutse ndanezerewe kandi y'abandi arabashimutse kera muranyazwe ndagushimye muri muranyazwe Tasha bravo Tasha we uranyazwe ma nega bana nageze gutya i Burundi mbona Imana ariko Imana naboneye umusatsi n'abantu b'imusatsi abari Canada abari Amerika bo tujya tuvugana nabo tutaza tuvugana mwese ntawe mfite umutima mubi ndabakunda ndanabakumbuye Imana izafashe mwese tubonane ndaramusa revera wanje wo muri Umoja ni kanisa ryitwaga Umoja nibyo ari muri Australia ubutumwa buzamugereho ndabaramukije ndabakunda iyi cyano ni yanyu nabonye Imana i Burundi nabonye Imana muri Kenya vuga ngo muri Kenya n'abantu vuga ngo muri Kenya nabonye Imana muri Mbagazemo alo abantu bazi ko byoroshye kuba hanze bazi ko ari ibintu n'ukuri n'umunezero nta buragirimo nabonye Imana ariko Imana ni sawa abantu Imana yarakoze Imana iyo ije nko kuba nk'umuntu turayishima ije nko kuba nk'umuntu twatwihaga bizi tukayifata nk'uko twebwe gushima kujya kose wakazumvika kujya ukagira mwanyura waruziko ngapfuka waruziko ni ariko Imana ikakureka ugahonda kandi ngo rurasenga ugasenga ajya mu misozi ukakwihorera ugasanga kari gukumva wigeze kujya gusenga ku musozi wari ushonje gusa narashitse ndarira ishavurira nsinda ndasinzira noneho muri kwa gusinzira kwanjye ndarota nyine ndota akantu keza ndicura ariko nyine ako kantu kagumamwo naje kukabona imyaka itatu ishize wahise warakabonye imyaka itatu ishize ukunda Imana bitewe n'ibyo Imana yadukoreye nawe uzayikunde bitewe n'ibyo yagukoreye abaza muri comment mukandika ibyo mwiyumviye turi tayari kubakira amafi yacu ni karibu cyane abaza namwe mukavuga ati nanjye nahuye n'ibintu kuri turabakomeje abantu muhamushingira abana mugirirwa umugisha abantu mureke abandi bashingirwe nabo mureke abana b'abandi bashingirwe tuze kwishimira ibirori by'abana b'abandi niki hariya Umoja nabonye ejo bundi hari impanga ebyiri z'abakobwa z'abahungu zifite ubwo bukwe bwanyu nzobusirimbamo kugeza ikirato gikuta agaciro uzoba zonumire nanjye ikirato kizohengama agatsitsino ngatware mu ntoki nzosirimba kubera ko nanjye uzabazosirimba mu bwa David sibyo David ariko David mu bukwe bw'umwana wanje ndabatumiye se kukigo cyanjye oya buzaba umwana acyari muto ntarakura aracyari muto akabaye umusore ariko ndi mu gupanga ubwo bukwe n'ubwawe n'ubwawe ko abahungu batinda gushakaho nicyo kibazo mureke kwanza buranze umureke abanza nezeze nyina
buriya afite intambara yo kuzakunezeza akeneye kuzoneza mbere yo kurongora agomba kubanza yitwa njole yanjye kandi karakundusha niyo mpamvu ujya umwita njobe no muri telefone njyase niko handitsemo njobe niyo wapostinze wandikaho njobe ayiwe nawe ni cyewusi cyangwa Kadete afite abahungu babiri beza basa n'ubusa reka mukazana Kadete gani burayi sabagora bari bayo wanje abazungu abera guri mukundi wanyu mukazoreke kubanyamurenge n'abanyarwanda gwese mukundi wacu tuhavuge tuharate mukundi wacu tuharate jewe ndi umunyamurenge iwacu ni mu Minembwe mu Muzinda ubu hari amahoro hameze neza twirwaneho ku isonga ese nyine ko nakubonye wari wagiye byase mayi allo sinayirukanye kaja nawe ayo makuru ugomba kuyaduha neza wayirukanye gute musaza none se harakanze ko gushaguka anjonge munaje ndeke nkunda abanyamurenge nanjye nkunda n'abanyarwanda nkunda abanyamasisi urumva nkunda abanyarwanda nkakunda umugabo witwa His Excellence mana yanjye nk'abantu zishaka umuntu zinzumva umuntu aza mu matwi yanjye kumbwira ngo fyengo ndamukunda muzamumukunde namwe harabaza uragira umutima mwishyura kwega binyereye oya munkundira umugabo uwo musaza mudakunda u Rwanda rwanyu mugende mutuzi wanyu ni wanyu kuba impunzi ntibibabere ntabwo ujya wumva byakurambiye kuba hano abanyamurenge mureke tugume dushima Imana kubera aho ibintu bihabiga sibyo kandi mwerekeze ibiganza hariya dusengera iwacu dutahe nta cyiza nk'iwanyu abanyamasisi nta cyiza nk'ahariya yemewe ni ukuri abo duherukanye i Goma ubundi bavuga ngo amahoro mureka tugire amahoro twese abarundi bavuga ni wewe nyine wanguye mu mwijima harya no cyane yene turimo abaririmbyi turabashimye mwese turabashimye cyane mushimire yakishaka cyane bombo yanjye nyabitanga birasoze mama nahuye na Nyakadete hano pepera gusa uziko mayina nyagotomera afite ubukwe iyo nabonye bara ese ko kagace kikataka kuzuru wesha mai iyo mpeti ubukwe tuzobutaha umuntu uzobwara kawashi kubw'ubukwe bwawe azishime uzomushakira uruzo ariko bare tubwire abera b'icyakiri kare twebwe twipange tubika udufaranga tuzi cyane ko ni gute uniki gwacisheze bye bye turabashimiye Imana mukore subscribe abafana biwanje kanyagicata mugende tugiye kujya tubaha mukore subscribe handi sho na shosho mula onda kumangamo fata maetaje y'abandi tayiwa ishira mu nzu zo maetaje y'abandi